niba utazi market structure kugira ngo uzabe profitable biragoye, kubera ko market buri gihe buri mu trader wese wo mu pro trader agenda mu cyerekezo market irimo. Niba turi muri buy cyangwa isoko riri bullish, we take buy. Nimba turi down trend, we take sell. Hanyuma abatrader benshi bakunda gushaka amafaranga yihuta, akaba adafite igihe cyo kwihangana cyangwa akagira icyo twakwita nko gupanika cyangwa gushaka inyungu yihuse. Icyo gihe nushaka inyungu yihuse, menya ngo forex trading ntago ari gambling. Forex trading ni igizwe na discipline, psychology, trading plan ndetse ikagirwa na patience. Rero mu gihe udafite patience, udafite discipline na psychology, menya ngo forex trading ntago uzaba profitable. So rero muri iyi video tugiye kureba market structure. Market structure rero ni nk'iryo tangiriro rya strategy, kuko tugiye kureba market structure hanyuma tuzakora nka episode ya mbere rero tuzareba kuri market structure, iya kabiri tuzareba ku support na resistance. Tuzakora episode kugezaho noneho niba uri beginner traders uzaba wabaye profitable traders, uzaba wageze ku rwego uzaba ushobora kujya muri market yawe ukanaliza ukurikije izi episode tugiye gutangira kuri Manila Forex Academy. So hanyuma wowe ikintu ukwiye gukora, ugomba kureba ino video mpaka irangiye kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kiza kugucika. So hano kuri diagram zacu dufite market cyangwa dufite move eshatu. Dufite aha isoko riri kuzamuka, dufite naha isoko rigenda rigaruka ku maharo ndetse rigaruka no ku mahari. Dufite n'iyi move ya gatatu, isoko riri kumanuka. Bivuze ngo hano isoko ryacu riri uptrend, isoko ryacu riri kuzamuka, hanyuma hano isoko ryacu naryo riri consolidation cyangwa ranging, hano isoko ryacu riri kumanuka. So ushaka kwita wibaza ati mizi move eshatu zose aba ari ngombwa kuzitradinga cyangwa hari move imwe udatrading? So buri move igenda igira itegeko ryayo. Kuri price action, niba isoko riri uptrend, ntago biba byiza gufata trade ya bear cyangwa trade ya imanuka, cyangwa ufata trade isoko riri ugatagatinga cyangwa ugafata isoko trade bear cyangwa sell. So hanyuma iyo dufite ranging kuri price action, hari abantu benshi batazi uburyo ba trading ranging, cyangwa abantu benshi bakunda gupanika bagashaka entries yihuse n'amafaranga yihuse. Icyo gihe nushaka entries yihuse nta kabuza forex trading ntabwo uzaba profitable. So that's why rero ibi ukwiye kubimenya kandi ugakora backtesting nyinshi kugira ngo ubashe kugera kuri consistency yawe cyangwa ku ntego yawe, kuri goals yawe. So hanyuma iyo tugeze muri ranging, kuri market iri muri ranging, icyo gihe nta trade dufatamo, yaba buy cyangwa sell. Ahangaha kuri ranging nta trade dufatamo, iryo niryo tegeko rya price action. Niba isoko riri muri ranging, icyo gihe ibibaye byiza wata screen ukigendera, cyangwa phone bitewe n'icyo ukoresha ukigendera, kubera ko ahangaha haba harimo risk ikomeye cyane. Ntabwo tuba tuzi abayoboye isoko, ababaya n'abasera baba bari guhangana, bose baba banganya imyuka cyangwa baba banganya imbaraga. So bivuze ngo icyo gihe rero niba isoko riri muri ranging, tutazi ababaya n'abasera abari control, biragoye rero ko ushobora kuhita wipanga akazi cyangwa ukavuga ngo ngiye kwinjira buy cyangwa sell kandi utazi abari control. That's why rero ranging tutajya dufatamo trade. Hanyuma down trend naho itegeko rya mbere ni ukufata aho isoko riri kujya, icyerekezo isoko riri kujya. Nimba dufite down trend hano, tugafata trade ya sell, hanyuma buy yo aho ngaho waba ushatse guhinyuza isoko, iyi trade ntago iba yemewe. So rero tugiye kureba
izi move zibaho gute, cyangwa zibaho byagenze gute, cyangwa wakonfirma gute ko isoko riri uptrend. So rero first dufite hano isoko rya mbere ni uptrend, aho isoko igenda ikreata higher high, higher low, higher high, higher low, igenda rikreata higher high, higher low, higher high and higher low. Bivuze ngo isoko ryacu riri uptrend cyangwa riri kuzamuka. Hano rero dufite iri downtrend, dufite igenda rikora ama lower low, lower high, lower low, lower high and lower low, lower high. Bivuze ngo hano turi downtrend. So rero ushobora kwibaza ngo market iba uptrend, ukonfirma gute ko iri ari higher, ukonfirma gute ko iyi ari higher high cyangwa iyi ari higher low, cyangwa ukonfirma gute ko iyi ari lower low, iyi ari lower high. So rero kugira ngo umenye ko isoko riri gukreata rya create high high, ni igihe market iba iri gupushinga, iri kuzamuka, iri kubona nka hano sample hano market ikamanuka, yarangiza ikaza ikabreakinga iyi high high. Ni breakinga iyi high high, indi zabaho nifunga ariko nikora body candle, atari kwa kundi isiga icyo twakwita nka rejection cyangwa aga stick ka candlestick yafunze body. Icyo gihe iyo ngiyo izaba ya closing hano hejuru y'iyi high high, iyo nayo izaba ibaye higher high. Noneho hanyuma ni isoko nirikora pullback, niriza gukuramo iyi higher low, rikongera rikazamuka rigakuramo iyi high high. Bivuze ngo icyo gihe nabwo isoko iyi izaba iheruka nayo izaba ibaye higher high. So rero hagenda habaho icyo twakwita nka break of structure, hagenda habaho break of structure. Hagenda habaho icyo twakwita nka break of structure, market aho igenda ibreakinga icyo twakwita structure. Noneho hano rero kuri ranging, kugira ngo ukonfirme ko isoko ritangiye downtrend, ni igihe market izaba iri muri ranging gutya, igenda isa nkaho iri kugendera ahantu hamwe. Icyo gihe market izaba iri muri ranging. Hanyuma kugira ngo umaking sure ko iyi soko yatangiye uptrend cyangwa downtrend, ni igihe rizamena icyo twakwita nk'aya low. Hanyuma nirimena iyi low rigakreata iyi ngiyi, icyo gihe iyi ngiyi izaba yabaye lower high, iyi yabaye lower low. Iyi izaba yabaye lower high, iyi yabaye lower low. Icyo gihe ranging tuzaba twayivuyemo. Icyo gihe rero wemerewe gufatamo trade, kubera ko ya sideway cyangwa ya ranging yacu izaba yavuyemo. So bivuze ngo nuko ushaka kumenya ko ranging cyangwa consolidation yarangiye. Hanyuma no kuri downtrend ni vaso y'ingiyi nawe igenda ikora icyo twakwita break of structure, igenda ikreata icyo twakwita break of structure. So rero ushobora kwita wibaza ikibazo kimwe ati none se niba isoko rizamuka cyangwa rimanuka rihindura direction gute? Yego, icyo ni ikibazo cyiza cyane, kubera ko ntago isoko rihora rimanuka cyangwa rihora rizamuka, riragera gutya rikanashiftinga rigahindura structure. Hanyuma reka dutange urugero kw'iri ya downtrend. So nababwiye ko isoko iyo market igarutse igakora nka pullback, hanyuma ikabreakinga iyi twahita nka lower high. Icyo gihe ni breakinga iyi lower high igakonfirma, ikasiga nka candlestick byibura nk'ebyiri ziri strong, igasiga nk'izi candlestick ebyiri ziri strong. Icyo gihe price hazaba habaye icyo twakwita nka change of character cyangwa market structure shift.
ariko ntiza ikagarukira hano ikasiga nka rejection akawike ka candlestick, icyo gihe iyi tuzayita ahubwo nka confirmation yuko abasera bari baje gufata icyo twakwita nka discount. Nabyo tuzabyiga, ariko first reka tubanze turebe kuri market structure. Hanyuma rero ushobora gufata trade kuri structure bigenze gute, ariko nubwo ukeneye ubundi bumenyi, market structure ntabwo yahita kugira pro trader ngo ari uzayi trading yonyine, kuko bigusaba ama point of interest, ama retracement ndetse n'ibindi. So rero hano kuri market structure rero, kugira ngo ushobora kwemera ko ya breakinze structure cya yakoze icyo twakwita nka MSS, market structure shift cyangwa change of character. Icyo gihe nikuramo izaba yakuyemo iyi low high. Icyo gihe yayindi nababwiye ko iyi ngiyi ubwo izaba ibaye icyo twakwita nka haya, izaba ibaye haya high, kubera ko izaba yakuyemo iyi structure. Bivuze ngo iki gihe tuzaba dutangiye uptrend. So rero iyo tumaze kugira uptrend, dutegereza kugira ngo dufatemo entry, dutegereza mu gihe market iri kumanuka. Murabona hano yakoze candlesticks ziri strong, zifite imbaraga. Market nimanuka igenda ikora udukendostic dutoya, atari candlestick nini. Wenda ni nk'urugero hano urabona market yakoze candlestick ebyiri ziri strong. Icyo gihe nimanuka wenda igakora nka candlestick enye cyangwa eshanu zifite imbaraga, ikagaruka kuri ya market structure shift, dushobora kwita dufata entry iramutse itanze indi candlestick ya bullish iri strong, hanyuma tukajya gushaka nk'iyi low high cyangwa iyi ngiyi bitewe na plan yawe. Kubera ko market ibigomba kuza igakuramo n'iyi kugira ngo yerekane ko yatangiye uptrend, igenda ikora amahaya high n'amahaya low. So hanyuma nuko ushobora kubyaza umusaruro market structure. So rero reka tujye muri chart turebe market structure, cyangwa muri chart haba harimo iki, cyangwa turebe uburyo ushobora kumastaringa market structure. So hano dufite isoko ryacu rya GBP USD, ariyo amapawundi ndetse n'amadolari ya Amerika. Hanyuma murabona market yacu guhera na kare yari kumanuka, yari kugenda ikora icyo twakwita lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Bivuze ngo market hano iri downtrend, ntabwo market iri uptrend. So nimba tumaje kubona ko market iri uptrend, iri downtrend, kandi tukaba tubona market yarakoze icyo twakwita nka market structure shift, kuko yakuyemo iyi lower low ikuramo n'iyi lower high. Bivuze ngo iyi ngiyi nonaha right now dufite market iri bullish, kubera ko yakuyemo iyi lower low ikuramo n'iyi lower high, n'iyi lower high. Bivuze ngo nonaha ubu kuri GBP USD, kubera ko market yakuyemo iyi lower high igakuramo iyi ngiyi ikahita iba haya high. Bivuze ngo hano dufite market iri bullish. So nkuko nabibabwiye mbere, duhita dutegereza icyo twita nka discount, aho market igaruka ku giciro cya makeya. Hano murabona kuri ya market structure shift niho twashyize icyo twakwita nka support yacu. Hano yari resistance, hano iba resistance, hano ihageze iba support area. Bivuze ngo ahantu heza kuba twafatira trade tuzamuka ni ahangaha, wenda tugatagitinga nk'iyi haya high, tugashyira stop loss wenda bitewe na risk reward ratio ufata kuri trading plan yawe. So hanyuma nuko ushobora kumakinga market structure. Niba ushaka kureba indi video zakurikira dusobanura support and resistance, ushobora gukora subscribe, hanyuma ugakora like na share kuri iyi
channel yacu ya Money Love Forex Academy, hanyuma tukazakomeza no ku yindi video ya support and resistance. See you.